abanyarwandakazi mumeze mte nizere ko mumeze neza byatari abantu mwirirwaga muri Kramangu tubari ngo ko batadufungura dore baradufunguye gusa hariho kondisiyo imwe utubari no kujya dufungurwa mu bice no kuvuga ngo nta kugafungura kose hari akabari duturanye ubu ngubu bafunguye akantu gatoya hari kwinjira abantu bananutse gusa biri guhwiswa neza ko ziranzoga mu gishanose ni babanyweye ari mu gishuba wazizanye kuko utubari turi gufunguka mu bice nta kabari na kamwe Patrick Ruseni yakwinjira mu kubera kunangana nuvuga ngo utubari turafunguye ubu ngubu ariko ku bantu bananutse yana aro meze bite manira ibintu ni kwa konti mani iki se nakora iki maye ntaryamye nakora iki umva niryamiye mwana mana akazi karabuze seko leta itari kuduha akazi ni danje kabisa uje kunsura oya ntago ndyamye mu rugo